nitwa Ndamage Viseni tuvuye muri Malawi n'ubwa mbere nje mu nama mushyikirano. Amatsiko ya mbere kwa rukugera mu Rwanda nkabona uko u Rwanda rusa, nkareba udusozi nasize, nkareba abantu nasize uko bangumeze. Inama y'umushyikirano mu by'ukuri maze imyaka igeze kuri 3 aribwo menye neza kwibaho n'ibivugirwamo, ariko n'ubwa mbere mu by'ukuri ninjiye muri gahunda yayo. Ni inama ishimishije cyane kuko ivugirwamo aho buri muntu wese abaza ikibazo abayobozi kandi bakakimusubiza ako kanya. Ni inama ishimishije cyane kandi ingirakamaro. Ndabona ibyinshi byavuzwe kandi natwe muri diaspora Malawi dufite ikiganiro twateganyije, turumva hari tuzakivuga ejo kuko ibijyanye n'ibyo dushaka kuvuga kuri porogaramu birejo. Naho ubundi kuri buri muntu wese afite byinshi yavuga ariko umwanya ni mutoya.